arambwira ngo mbwire umuntu witwa Dawidi ngo Imana ngo akagambane, hari habaye akagambane gakomeye ndetse kabereye mu nama y'abantu bari kumwe, y'abantu babana bari impande ziwe, kubera ko bamugiriye ishyari nabo ngo bifuza kwitwa iryo zina. Ariko Imana irambwira ngo mubwire ngo akagambane gakuyeho, kubera ko niyo yamutoranije imukura mu ishyamba, hanyuma iramuzana imushyira ku karubanda, imushyira ahagaragara kugira ngo abantu bose bamumenye. Irambwira ngo mubwire ngo umuntu wese uhagurukiye kumurwanya, Uwiteka Imana aje kumukura mu ruhande rwe. Ariko ngo hari n'abandi bita ba Dawidi, nabo ngabo irambwira ngo mwebwe mwese mwita ba Dawidi, ntabwo muri bo, kandi irambwira ngo intego mufite ngo ntabwo mwebwe izagerwaho. Irambwira ngo mbwire abarundi mwese ngo muhumure, Uwiteka ntabwo azabica ngo abicishe inzara, ngo ntabwo azabicisha ngo abicishe intwaro, oya da. Uwiteka niwe ugize gute, niwe uri mu ruhande rwanyu, azi uko azabigenza. kandi irambwira ngo mwikuke umutima, ahubwo nimufate ibihe byo kuba imbere y'Uwiteka, nimufate ibihe byo gusenga, musenge ubutitsa, uwasengaga rimwe asenge kabiri, uwasenga kabiri nasenge gatatu, hanyuma arebe icyo Imana igiye gukora, arebe kugira neza kw'Imana. Ariko Imana irambwira ngo amagare n'amafarashi ngo bimariye mu nyanja. Reka ndirimbe kano karirimbo. Akarimbo ndakaririmbira umuntu witwa Dawidi, niwe ngiye kuririmbira. Ntega amatwi wumve. Hari byinshi wanyuzemo, hari byinshi byakugoye, hari byinshi byaguteye ubwoba, ariko ibyo byose ukuboko k'Uwiteka kuri hejuru ya byose. Ukuboko k'Uwiteka kuri hejuru y'ibyo byose. Umva, tega amatwi wumve. Ibigerageza iyo biza biteye ubwoba, ibigerageza iyo biza bibyibushye, wajya imbere y'Imana byose bigahorota. Ibigerageza iyo bije biteye ubwoba, ibigerageza iyo bije bibyibushye, wajya imbere y'Imana byose bigahorota. Ukuboko k'Uwiteka iyo kugeze ku nyanja zihorera cyane, nazo ziraceceka. Yakuramburiye ku nyanja, Abisiraheli baragenda banyura humutse, wije kuguhindurira amateka, uzibuka aho yagukuye, uhigura umuhigo. Ukuboko k'Uwiteka iyo kugeze ku nyanja zihorera cyane, nazo ziraceceka. Yakuramburiye ku nyanja, Abisiraheli baragenda banyura humutse, wije kuguhindurira amateka, uzibuka aho yagukuye, uhigura umuhigo. Ndambwira bakubwire ngo waragizwe kenshi, ndetse wasimbutse impfu zirenze 20 uzisimbukijwe n'Uwiteka. Ntabwo ari wowe uzigusimbukije, ntabwo ari wowe wazisimbukije ku bushake bwawe, n'Uwiteka yazigusimbukije. Irambwira ngo hari umunsi utari unarimvuze ejo bundi ngo bari baguteze igico, hari undi munsi baguteze indi gico ngo bagufate, hanyuma bakujyane mu gihugu cy'i Burundi, hanyuma bakunyongereye. Kuko nubwo hari bandi bita ba Dawidi, ariko ataribo nabo barabazi, nabo bashyizeho kugushakisha. Ariko irambwira mu kuboko kwayo kuri wowe, ngo nubwo wanyura mu bikomeye bimeze gute, icyo Imana yakuvuzeho izagisohoza, icyo Imana yakuvuzeho izakigeraho, kandi uzakigeraho abantu bose babibonesha amaso yabo, nawe kandi uzayibonesha amaso yawe. Ngo uzarya mu gihugu, uzarya mu byiza bye mu gihugu, ntabwo uzagwa hanze y'igihugu, kuko uzarya ku byiza byo mu gihugu, kandi uzabirya ukigezemo. Hanyuma irambwira ngo nugera muri iki gihugu, ngo hari ibyo ugomba kubanza, hari ibyo ugomba kwirinda. Icya mbere ugomba kwirinda kubaka ibicaniro bya Bayali, ugomba kubyirinda. Ikindi cya kabiri ugomba kwirinda kugira abantu urenganya, kuko Imana yanze akarengane kari muri kiriya gihugu, nicyo gitumye yaguhagurukije. Icya gatatu, ugomba kubera abenegihugu bose n'abanyakanani ndetse n'abahivi n'abayevusi, maze nkabarimbura. N'abayevusi bose nzabarimbura. Ntuzikubita imbere y'imana zabo. Tega amatwi wumve,
ngo ntuzikubite imbere y'imana zabo kuko bafite izindi mana bimitse zitari uwiteka imana nyiringabo, zitari uwiteka imana yaguhamagaye ikagukura mu gihugu cya Egiputa. Iki gihugu cya Egiputa hari abantu benshi bari mu gihugu cya Egiputa, kandi igihugu cya Egiputa bakigiyemo batabishaka. Abo ngabo rero bose bari mu gihugu cya Egiputa, imana yo mu ijuru ihagurukijwe no kubavana mu gihugu cya Egiputa ngo ibageze mu gihugu cy'i Kanani. Niyo mpamvu ivuze ngo izarimbura bariya bantu bose ibakure mu gihugu cy'i Kanani, kuko iki gihugu cy'i Kanani nicyo Uwiteka yageneye abamukorera, abamwumvira, abamushakana umwete, kuko ijambo rirambwira ngo nimushakana umwete muzambona. Niyo mpamvu Uwiteka avuze ngo nimwirinda mukirinda kugoma mukumvira uyu marayika, ngo Uwiteka imana nawe azabumvira kandi azaba umwanzi w'abanzi banyu. Hari abavandimwe bacu bari mu gihugu cya Egiputa b'Abarundi, imana irambwira ngo ugiye kubakura mu gihugu cya Egiputa barimo, kuko bamaze igihe bakiri mu gihugu cya Egiputa. Ariko irambwira ngo mbabwire ngo mwibuke neza ko imana yagiranye namwe isezerano. Iri sezerano imana yagiranye namwe ngo ije kurisohoza, ariko ngo isezerano rirarindwa. Murasabwa kurinda iri sezerano, murasabwa kurinda iri sezerano. Mwamara kuririnda nayo ikaza igakora icyo yavuganye namwe. Kuririnda rero nta kundi, ni ukwirinda gupfukamira ibigirwamana byose byo mu gihugu mugiye kujyamo, mukirinda gupfukamira za Bayali bimitse, mukirinda gupfukamira za Dogoni bimitse, mukirinda gupfukamira za Shera bimitse. Izo ngizo zose imana irambwira ngo mbabwire ngo mwirinde kuzipfukamira, nayo izabana namwe. Hanyuma ngo nimwumve kandi mwumvire. Ntuzikubite imbere y'imana zabo. Hanyuma ntuzikubite n'imbere y'imana zabo. Wowe wese ugiye kuva muri iki gihugu cya Egiputa ukajya i Kanani, ntuzikubite imbere y'ibigirwamana uzahasanga. Ntuzazikorere kandi ntuzagenze nkabo. Oya, ntuzazikorere kandi ntuzagenze nkabo, ahubwo uzabarimbure rwose utembagaze inkingi z'amabuye bubatse. Ahubwo uzarimbure za Shera, hanyuma na za Bayali na za Dagoni, hanyuma urimbure n'inkingi z'amabuye zose bubakiye ibyo bigirwamana. Uzazirimbure uzisenye. Ni ukuvuga ngo hari ibyo ugomba gusenya. Hari ibigirwamana bumitse, hari za karande bimitse, hari imico bimitse itari myiza. Iyo ngiyo usabwe kuyisenya. Hanyuma wamara kuyisenya ukubaka igihugu bundi bushya, ukubaka igihugu bundi bushya bubatse ivangura, bubatse irondakarere, bubatse ibintu byo kuvuga ngo umuhinzi nagumya ahinge, nta mwana w'umuhinzi ujya ku ishuri, nta mwana w'intore ujya ku ishuri. Oya, ibyo byose ugomba kubisenya ukabishyira ku murongo, abantu bose barangana imbere y'Imana. Kandi muzakorere Uwiteka imana yawe. Kandi umva uko Uwiteka avuze ngo nugera mu gihugu uzakorere Uwiteka imana yawe, nayo izaba umugisha umutsima wawe n'amazi yawe. Hanyuma nayo izaba umugisha kandi izaba n'umutsima ndetse izaba n'amazi yawe. Kandi nzakura indwara hagati muri mwe. Haleluya. Kandi umva uko Uwiteka avuganye nawe ngo nimukora ibyo mukumvira, ngo Uwiteka azakura indwara hagati muri mwebwe. Mu gihugu cyawe ntawe uzavanamo inda, ntawe uzagumbaha. Umubare w'iminsi yawe nzawusohoza udakenyutse. Hanyuma umva uko Uwiteka avuze ngo mu gihugu cyawe, mu gihugu cy'i Kanani, ngo nta mukobwa wawe uzagumbana n'umugore wawe uzagumbaha, kandi ngo nta n'uzakuramo inda, oya ngo nta n'uzapfa akenyutse. Ubwo ni ukuvuga ngo ukenyuka n'abagabo n'abagore nta n'umwe uzakenyuka, ngo bose bazarama kandi barye ibyiza by'umubiri. Nzohereza igitinyiro cyanjye kikujya imbere. Hanyuma Uwiteka umva uko avuze ngo azohereza igitinyiro cyawe, hanyuma kikujya imbere. Hanyuma amahanga yose azakubaha, ndetse n'abakubahukaga ubu ngubu ntabwo bazongera kubahuka, n'abagusuzuguraga ubu ntabwo bazongera gusuzugura, bose bazakubaha kuko Uwiteka azaba yagusize igikundiro. Irukana abantu uzageramo bose, ntume ababisha bawe bose baguha ibitugu. Oya, nzirukana abantu bose uzageramo, ndetse nguhe n'ububasha bwo gutuma abanzi bawe bose baguha ibitugu baguhunga. Nzohereza amavuba kujya imbere, yirukane Abahivi n'Abanyakanani n'Abaheti imbere yawe. Oya, nzohereza amavubi
aya mavubi niyo kukurwanira, ngo azirukana abahiti, yirukana abahivi, yirukane n'abanyakanani bose azabirukana. sinzabirukana imbere yawe mu mwaka umwe kugira ngo igihugu kidahinduka umwirare. Nguko Uwiteka avuze ngo ntabwo azabirukana imbere mu mwaka umwe ngo kugira ngo igihugu kidahinduka umwirare. Inyamaswa zo mu ishyamba zikagwira zikagutera. Hanyuma ngo inyamaswa zo mu ishyamba zikagwira kuko uzaba ugisigayemo, muzaba musigaye muri bakeye. Oya, ngo ntabwo azabirukana gutyo, ahubwo azabirukana, ahubwo nzabirukana imbere yawe ni ruto ngeze aho uzagwirira ukazungura icyo gihugu. ahubwo nzabirukana ni ruto kugeza ubwo muzagwira, mwamara kugwira, haleluya, mukuzura icyo gihugu. Ariko igihe mutaracyuzura ntabwo nzabirukana mu mwaka umwe, nzabirukana ni ruto. Abanzi bazabatwara ni ruto, abanzi bazabajyana gahoro gahoro, abanzi bawe bose azabavana mu nzira ruto kugeza ubwo wowe ubwawe nawe muri kumwe muzagwira. Hanyuma mwamara kugwira mukuzura igihugu, hanyuma kugira ngo inyamaswa zitazaba nyinshi zikamarira muri icyo gihugu. Ntakiri ijambo ry'Imana. Aya magambo ni amagambo akomeye, kandi ni amagambo ntafite byinshi byo kuvugaho, kuko aya magambo yaje ndi mu nzozi, ndimo ndyamye, nari maze iminsi igera muri 3 ndi mu masengesho. Hanyuma rero nsoje mu masengesho nibwo iri jambo ryaje, mbona ndimo ndisoma. Iri jambo ndarisoma, maze kurisoma hanyuma biba ngombwa ko bisobanuza iby'aya magambo. Rero nkunze kuvuga ngo iyo ndi gusenga mba mfite intego sengera, mba mfite ibyo ndimo nsengera. Muri iyi minsi nari maze iminsi mfite gahunda yo gusengera ibi bihugu byacu dutuyemo, kubera ko mbona ntazi hari ukuntu tuba tubona bitameze neza, ariko tugafata igihe cyo gusengera ubugingo bwacu, cyo gusengera abatuye isi, ariko tugafata n'igihe cyo gusengera ibihugu duturanye. Rero gahunda nari ndimo yari yo gusengera ibihugu byacu turimo, biri mu gihugu bivukamo, biri mu bihugu duturanye byo muri aka karere, cyane cyane ibihugu bya Afurika. Nibyo nkunze kukwitaho cyane gusengera mu masengesho nari mfite, nasengeraga Afurika cyane n'ibihugu duturanye. Hanyuma rero mbona aya magambo rero ndabyirwa ngo ninze nyabwire abadukurikiye bose bumve ibyo Uwiteka agambiriye gukora. Cyambere, Uwiteka agambiriye kubana n'abatuye umugabane wa Afurika, kubera yuko iyi Afurika yarakoronejwe kenshi, yahuye n'ibibazo byinshi, yahuye n'intambara nyinshi ziterwa n'abakoroni. Ariko Uwiteka arambwira ngo niwe uje kwimura aba bakoroni, abavane mu bihugu byacu bya Afurika, kubera ko bazanywe no kuyibuza amahoro. Imana irambwira ngo mbabwire mu Banyafurika ngo Uwiteka niwe uje kubaha amahoro, ngo kuko ab'isi nta mahoro babaha. Ariko ngo mube maso, namwe musenge, umenye kwifatira ibyemezo, kandi arambwira ngo mbabwire abantu bitwa abantu bamaze igihe bari mu gihugu cya Egiputa. Mu gihugu cya Egiputa buriya abanyekanani bagiye mu gihugu cya Egiputa ntabwo bagiye babikunze, bagiye bahunze inzara, bagiye bahunze inzara n'ibyago byari bibateye, bafata inzira barahunga bajya mu Egiputa. Ariko hari n'abandi bagiye mu Egiputa bakurikiye y'ibyaha. Ariko abo ngabo bose rero Uwiteka arambwira ngo mbwire abagiye bahunze inzara cyangwa se abagiye bahunze intambara, ngo abo ngabo Uwiteka ngo aje kubasubiza mu gihugu cyabo, aje kubasubiza mu gihugu cy'isezerano, kandi Uwiteka azabana nabo. Arambwira ngo mbwire umuntu witwa Dawidi ngo Imana ngo akagambane, hari habaye akagambane gakomeye ndetse kabereye mu nama y'abantu bari kumwe, y'abantu babana bari impande ziwe, kubera ko bamugiriye ishyari nabo ngo bifuza kwitwa iryo zina. Ariko Imana irambwira ngo mubwire ngo akagambane gakuyeho, kubera ko niwe yamutoranije, imukura mu ishyamba, hanyuma iramuzana, imushyira ku karubanda, imushyira ahagaragara kugira ngo abantu bose bamumenye. Irambwira ngo mubwire ngo umuntu wese uhagurukiye kumurwanya, Uwiteka Imana aje kumukura mu ruhande rwe.
ariko ngo hari n'abandi bita ba Dawidi, nabo ngabo rero arambwira ngo mwebwe mwese mwita ba Dawidi, ntabwo muri bo, kandi arambwira ngo intego mufite ngo ntabwo mwebwe izagerwaho. Arambwira ngo mbwire abarundi mwese ngo muhumure, Uwiteka ntabwo azabica ngo abicishe inzara, ngo ntabwo azabicisha ngo abicishe intwaro, oya da. Uwiteka niwe ugize gute, niwe uri mu ruhande rwanyu, azi uko azabigenza. kandi arambwira ngo mwikuke umutima, ahubwo nimufate ibihe byo kuba imbere y'Uwiteka, nimufate ibihe byo gusenga, musenge ubutitsa, uwasengaga rimwe asenge kabiri, uwasenga kabiri nasenge gatatu, hanyuma arebe icyo Imana igiye gukora, arebe kugira neza kw'Imana. ariko Imana irambwira ngo amagare n'amafarashi ngo bimariye mu nyanja. Reka ndirimbe kano karirimbo. Akaririmbo ndakaririmbira umuntu witwa Dawidi, niwe ngiye kuririmbira. Ntega amatwi wumve. Hari byinshi wanyuzemo, hari byinshi byakugoye, hari byinshi byaguteye ubwoba, ariko ibyo byose ukuboko k'Uwiteka kuri hejuru ya byose. Ukuboko k'Uwiteka kuri hejuru y'ibyo byose. Umva, tega amatwi wumve. Ibigerageza iyo biza biteye ubwoba, ibigerageza iyo biza bibyibushye, wajya imbere y'Imana byose bigahorota. Ibigerageza iyo bije biteye ubwoba, ibigerageza iyo bije bibyibushye, wajya imbere y'Imana byose bigahorota. Ukuboko k'Uwiteka iyo kugeze ku nyanja zihorera cyane, nazo ziraceceka. Yakuramburiye ku nyanja, Abisiraheli baragenda banyura humutse, wije kuguhindurira amateka, uzibuka aho yagukuye, uhigura umuhigo. Ukuboko k'Uwiteka iyo kugeze ku nyanja zihorera cyane, nazo ziraceceka. Yakuramburiye ku nyanja, Abisiraheli baragenda banyura humutse, wije kuguhindurira amateka, uzibuka aho yagukuye, uhigura umuhigo. Ndambwira bakubwire ngo waragizwe kenshi, ndetse wasimbutse impfu zirenze 20 uzisimbukijwe n'Uwiteka. Ntabwo ari wowe uzigusimbukije, ntabwo ari wowe wazisimbukije ku bushake bwawe, n'Uwiteka yazigusimbukije. Irambwira ngo hari umunsi utari unarimvuze ejo bundi ngo bari baguteze igico, hari undi munsi baguteze indi gico ngo bagufate, hanyuma bakujyane mu gihugu cy'i Burundi, hanyuma bakunyongereye. Kuko nubwo hari bandi bita ba Dawidi, ariko ataribo, nabo barabazi, nabo bashyizeho kugushakisha. Ariko irambwira mu kuboko kwayo kuri wowe, ngo nubwo wanyura mu bikomeye bimeze gute, icyo Imana yakuvuzeho izagisohoza, icyo Imana yakuvuzeho izakigeraho, kandi uzakigeraho abantu bose babibonesha amaso yabo, nawe kandi uzayibonesha amaso yawe. ngo uzarya mu gihugu, uzarya mu byiza bye mu gihugu, ntabwo uzagwa hanze y'igihugu, kuko uzarya ku byiza bye mu gihugu, kandi uzabirya ukigezemo. hanyuma irambwira ngo nugera muri iki gihugu, ngo hari ibyo ugomba kubanza, hari ibyo ugomba kwirinda. Icya mbere ugomba kwirinda kubaka ibicaniro bya Bayali, ugomba kubyirinda. Ikindi cya kabiri ugomba kwirinda kugira abantu urenganya, kuko Imana yanze akarengane kari muri kiriya gihugu, nicyo gitumye yaguhagurukije. Icya gatatu, ugomba kubera abenegihugu bose amaso, nta n'umwe uvanyemo. Imana irambwira ngo uzagendana nawe, Imana irambwira ngo uzakorana nawe, uko yabanye na Mose ku nyanja itukura, nawe niko ugiye kubana nawe. Uko Imana yabanye na Mose mu butayu, niko nawe mu gihe umaze yagiye ibana nawe, kandi irambwira ngo izanye abakomeye bo kugushyigikira. Izanye abakomeye bo kugushyigikira, ntukangwe n'ibyo ubona biteye ubwoba. Uwiteka Imana ari kumwe nawe, kandi ari mu ruhande rwawe. Imana ibaha umugisha. Ndimo ndagana no ku musozo, navuze ko ntari buvuge amagambo menshi, no gukoresha ikiganiro kinini cyane.
intego ni ukugera ku butumwa bwanjye gusa, icyo Imana yatumye nkakibagezaho. Rero icyo nagambiriye, icyo Imana yari yantumye nkibagejejeho, mugire umugisha w'Imana. Imana iguha ku butumwa utambukije, kandi Imana ikwishimiye nawe ubutumwa utanze. Dawidi ntabwo wamwibagirwa, nawe Dawidi uramukunda. Imana imukunda ntabwo ari wamusengeye, kuko Imana niyo yamuhamagaye, ntabwo ari igihe yamuhamagaye. kugira ngo buri muntu Imana imuhe mesaje ku muntu si uko wamusengera. Navuze ko nsengera ibihugu byacu. Yego. Reka tugane ku musozo w'ubutumwa bw'uyu munsi. Ibyo byose uko Imana izajya iguha ubutumwa tubane kugira ngo tukwakire kandi ubugeze ku bantu. Nshuti muvandimwe duteze amatwi muri kano kanya, tujya dusatira umusozo w'ikiganiro cyangwa se ubutumwa bw'uyu munsi, kandi turagushimiye François ku butumwa utambukije. Yego, nawe turagushimiye Ben Nepo ndetse n'abadukurikiye bose turabashimiye. Dushimiye kandi namwe mwese mwaduteze amatwi, tujya tugasatira ku musozo. Reka mubwire ngo mukomeze mukore subscribe, kandi niba ubutumwa wumva bwishimiye hari icyo buguhinduyeho, usangize n'abandi kugira ngo bose bakire buno butumwa bwiza. Reka tuvuge ngo Imana y'amahoro ibahe umugisha. Reka tumusabe noneho aduhe nimero za telefone mushobora kumubonaho, asenge natugana ku musozo. Murakoze. Nimero ya telefone washakaho ni 078 78 76 238. Iyo ni nomero wambona. Ndabona isengesho. Turagushimira Imana, wagize neza ko wabanye natwe, ndetse ukaba wabanye n'abagiye kudukurikira bose. Ni ukuri tubasabira umugisha. Umugisha wawe nubabe kuri bo, kandi umugisha wawe nube ku bihugu byacu, kandi mwari mwiza ukuboko kwawe kube ku bihugu byacu, kandi nyaguhora ku ngoma. Ijisho ryawe riduhozeho, uturinde kandi n'igitsure cyawe, ahubwo ineza yawe n'ijisho ry'imwe zawe abandi ukomeze uturebane. Hanyuma ibyo wagambiriye gukora kuri twebwe byose n'ubisohoze mu izina rya Yesu. Dusengeye abarwayi bari hirya no hino mu bitanda kwa muganga, hari n'abandi batabashije kugeraho bari mu bisasiro ku ngo, abo nabo bagereho bakize. Hari n'abarwaye imyuka mibi y'abadayimoni, abo nabo nubagereho bakize mu izina rya Yesu. Hanyuma niwamare kandi ushyirwe hejuru.